maneno ya ujinga kabla wa Rwanda. Rwanda itasimama kulinda maisha, kwa sababu nchi yetu imejizatiti. Hakuna tena kitakachofanyika kama hicho. Hatuwezi kuuliwa mara mbili, hatuwezi kuanguka tena. Rwanda yetu ni ya milele, tutaijenga kwa upendo na tutaijitolea kwa nguvu zetu. Tukikumbuka ili tujenge, tukikumbuka ili tuone maisha, tukiungana sauti, tukikumbuka tuijenge. Twongeye kubasuhuza. Iyi ni Ntavogerwa nk'uko mubimenyereye, umuyoboro w'ibitekerezo n'ubusesenguzi bishingiye ku muco, amateka ndetse n'ubutwari bw'Abanyarwanda. Tumaze icyumweru twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, iminsi 7 dusoje. Ariko nk'uko mubizi, kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ni iminsi 100, twibuka inzirakarengane zishwe zizize uko zavutse, zizize isura, zizize uko zaremwe, ndetse zikicwa zizize ubusa. Nk'uko twakomeje kugenda twibuka rero muri iki cyumweru dusoje hirya no hino mu gihugu ndetse no mu mahanga, ko Jenoside yakorewe Abatutsi ni Jenoside yabaye isi yose irebera, ariko iza kwemerwa ku rwego mpuzamahanga, ku buryo tariki 7 za buri mwaka mu kwezi kwa 4 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku rwego mpuzamahanga, igakorwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko mu Rwanda hagafatwa iminsi 7 yo kuzirikana izo nzirakarengane zazize uko zavutse, zazize uko zaremwe, ndetse zikicwa zizize ubusa ntacyo zakoze. Ariko byose biturutse kuri politike mbi, biturutse kuri politike yaranze igihugu cyacu mu myaka myinshi, twavuga imyaka igera muri 35, guhera byazanywe n'ubukoroni, ariko ubukoroni bucengeza mu Banyarwanda b'igice kimwe cyo mu bwoko bw'Abahutu, hanyuma bibigwari, navuga ko bibigwari guhera muri 1959 Abanyarwanda bagahezwa, bagacirwa ishyanga, Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi bagahezwa n'Abahutu, biciye muri politike mbi cyane yashyizwe ku isonga na bamwe mu banyapolitike nagarukaho, barimo ba Joseph Gitera afatanyije na ba Kayibanda Gerwari gukomeza kugera ku butegetsi bwa Habyarimana Juvenal. Ku iherezo rya Jenoside yaje kurimbura imbaga irenga miliyoni mu 1994. Ni muri urwo rwego rero dusoza icyumweru, dutangira icyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku itariki 7, hatangiwe ubutumwa bwinshi ndetse n'ubuhamya bukomeye, ubuhamya bwatanzwe n'umugabo witwa Theoneste ukomoka mu cyahoze ari Perefegitura ya Cyangugu, akavuga inzira y'umusaraba yanyuzemo, akaza gusoza ariko avuga ko yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi arokokeye mu nkambi ahitwa Inyarushishi ho mu karere ka Rusizi ubungubu mu cyahoze ari Perefegitura ya Cyangugu. Avuga kandi anakomoza cyane kuri zone turikwaze yari muri kiriya gice, yari ifite amaperefegitura 3, yari misiyo y'Ubufaransa icyo gihe, yari ije kugira ngo iproteje bamwe mu bajenosideri, navuga bahungaga, gutanga koridoro yo kugira ngo zimwe mu nterahamwe ziri gukora amahano mu Rwanda zibone icyanzu cyo kunyuramo zigenda zinakomereza hakurya muri Kongo, nk'uko turuze kubigarukaho muri iki kiganiro. N'ubundi umugambi wabo bari basa naho basubitse, navuga ko batashoje, wakomereje hakurya muri Kongo kugeza n'uyu munsi bikivugwa. Ariko icyo nagira ngo ngarukeho cyane ni ubutumwa bwatanzwe kuri uwo munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagize ubutumwa agenera Abanyarwanda, ndetse ahumuriza n'abacitse ku icumu, anahumuriza na Theoneste wari umaze gutanga ubuhamya amubwira ko atagipfuye. Yagarutse ku kintu kivuga ngo nawe yari yarapfuye yongera kuzuka, ariko yagize ubutumwa agenera Abanyarwanda, ndetse anavuga ko ibyo bintu byabaye bitazongera ukundi, hagize n'ubigerageza ibyamubaho nawe yabibona. Ubu nibwo butumwa yatanze, ngira ngo twumve aha ngaha. Ubundi buhamya burebure burimo
amateka akomeye Theoneste namaze kutugezaho. Ibyo twumvise byose bifite aho bishingiye, ni ukuri. Abafite uko babihakana cyangwa babihakanya, ngira ngo bafite akazi gakomeye kugira ngo uhindure amateka nk'ayo y'abantu nk'abandi, uyagire uko ushaka, yaba mu gihugu hano, byaba hanze, cyane cyane bakunze guhindura aya mateka yacu ku mpamvu zitandukanye. Ibi rero ngira ngo bafite ibyo bazahangana nabyo kugira ngo abantu bahindure amateka nk'aya bayavuga ukundi. Ariko icyo navuga nk'ibyo Theoneste yavuze, ibihe byo birahinduka, ibihe byarahindutse. Nta uzongera gupfa nk'uko Theoneste yabivugaga, abapfuye cyangwa nawe uko yapfuye. Buriya yarapfuye, kuba ariho ni nko kuzuka, ariko nta wakongera gupfa kuriya. Impamvu kandi mu zindi nyinshi, ntabwo wakwica umuntu kabiri. Ubigerageje azakwica mbere yo kumwica. Agira ngo iri jambo mwese mwararyumvishe cyangwa se muranabyumva. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bivuze ababaye kubera ko byakozwe mu Rwanda, na n'uyu munsi bidahwema gukomeza. Agarutse ku kintu cyo kuvuga ngo ababihakana ntabwo tuzi aho bazahera, kuko ni ibintu byabaye isi yose irebera, binaba ku mugaragaro, abanyarwanda bose babireba ndetse n'amahanga arebera. Ariko biza guhagarikwa nyine na RPF Inkotanyi yaje guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Abapfobya rero ari nacyo ngarukaho bakanahakana jenoside yakorewe Abatutsi, banyanyagiye hirya no hino ku isi, cyane cyane ibi bihugu dutuyemo, bakomeje umugambi wabo, kuko barahakana bakihandagaza kandi bakavuga ku bintu rimwe na rimwe ubona ko bidafite n'ishingiro, kuko nta wahakana ibyakozwe mu Rwanda, kuko byabaye agahomamunwa, aho abanyarwanda bishe abandi banyarwanda, aho jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda itandukaniye n'izindi jenoside twumvishe ku isi. Harimo jenoside y'Abayahudi yakozwe n'Abanazi abo mu bwoko bw'Abadage. Iyo ni jenoside yabaye dekarare ku isi ndetse iranamenyekana cyane, yakorewe Abayahudi, ariko ikorwa n'abandi bo mu kindi gihugu. Twebwe rero jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda aho itandukaniye n'izindi jenoside zakozwe, nuko yakozwe n'Abanyarwanda. Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu bica abandi banyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi. Ntabwo rero barahwema ndetse guhakana, bagahakana ibiriho, kandi twebwe twabinyuzemo by'umwihariko. Igihe warokotse jenoside yakorewe Abatutsi narebaga, nanabonye, nababwiye mu biganiro byatambutse ko nkomoka muri Perefegitura ya Cyangugu,
biri n'amahire ko uyu watanze ubuhamya dutangira icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi akomoka muri perefegitura ya Cyangugu, hamwe naho nanjye nkomoka, aho yarokokeye Nyarushishi nanjye niho narokokeye. Kuva i Kigali ugera i Cyangugu aho twarokokeye ari na Theoneste watanze ubuhamya, harimo ibirometero 330 birenga. Ari nacyo kintu abantu banagarukaho, ntabwo indege ya Habyarimana yari guhanurirwa i Kigali. Abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi bavuga ko jenoside yatangiye cyangwa se yabaye kubw'impanuka y'indege ya Habyarimana, ndetse abanyarwanda bakarakara bo mu bwoko bw'abahutu bakarakara bakarwana. Ntago ariko bimeze. Jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe iyo myaka yose nababwiye, kuva mu 1959 gukomeza kugera mu 1994. Umugambi wa jenoside rero waje gusozwa ni 1994, aho hishwe imbaga y'abanyarwanda babo mu bwoko bw'abatutsi ikicwa izira karengane. Yewe wari uri muri perefegitura ya Cyangugu, hahandi harimo ibirometero 100 birenga, nkicwa nzira akarengane, nkicirwa ababyeyi, nkicirwa abavandimwe, nkicirwa basogokuru bazira akarengane. Nta wari warakoze politike, nta wari uzi igihugu ibyajyaga mbere, nta wari uzi uko ibintu byari bimeze, ku buryo byaje bikadusanga aho twari turi. Rero ngarutse kuri zone Turikwaze yari mu gace k'iwacu, byatumye jenoside yakorewe abatutsi nk'uko Theoneste mu buhamya agarutseho ifata intera ndende, ndetse imara igihe kirekire. Barica barimonogoza, bica abana, bica abakecuru, bica abasaza, bica ibiragi, bica abatavuga, bica abasazi, bose bazize uko baremwe, bazize ko ari abatutsi. Ahangaha hari umugabo nkunda kugarukaho witwa Denis, ndetse tuza kuvugaho muri iki kiganiro. Denis akomoka mu karere ka Rusizi, ngira ngo ni mu cyahoze ari komine Gishoma, ahantu hitwa muri Nzahaha. Denis akunda kugaruka ku buhamya avuga ati twebwe twababajwe na jenoside yakorewe abatutsi, byateye n'ipfunwe, ndetse byaduteye ipfunwe cyane ko byatumye twebwe bo mu bwoko bw'abahutu tugira ipfunwe rya bene wacu ku bw'amateka mabi yabaranze, bigatuma natwe twebwe urubyiruko tugira ipfunwe. Ndagira ngo tumwumve. Wakwica uwo mwarwanaga, ariko ntabwo wakwica n'umusazi wo mu muhanda, cyangwa ngo wice mayibobo, cyangwa wice uruhinja. Ibyo ni ibintu numva ku mutima wanjye nk'umuntu uvuka muri ayo mateka, nkwiye gusabira imbabazi. Twebwe aho tuvuka ni Cyangugu, nta nkotanyi zahageze, bityo ngo abanyacyangugu bica abatutsi babaziza ko inkotanyi zabateye. Ibyo ntabyo twabonye twebwe, ariko kubona n'abantu bica abasazi bakica impinja, mu by'ukuri ni ibintu bibabaje, ntabwo tubishyigikiye, nta nubwo tubyemera. Guhaguruka ukagenda mvuga ngo navuye mu bagabo, igihugu cyateranye, abantu bavuze ibikomere, barababaye, abantu n'imfubyi, abagore bafashwe ku ngufu, abana ibintu by'indengakamere. Mu by'ukuri bivuye ku mutima wanjye, ubwoko bwacu bwakoze ibintu bibi, kandi yewe bisabiye imbabazi. Kandi numva mfite commitment yuko ikiguzi cyose bizasaba zagitanga, cyane cyane mu matorero, kuko niho mbarizwa. Twinjoyinze Imana twenyine, twasenze abatutsi batari gusenga, abaganga bavura abahutu gusa, haterana amasoko y'abahutu gusa. Nubwo abahutu niyo tudafite ikibazo, bose tubiceceke kugira ngo u Rwanda ngo tugende gusa. Gusa umuntu yavuga ko atabigizemo uruhare, part de responsabilité indirecte gute? Nipanga yisha abantu, yaratanze umusoro. Mu by'ukuri rwose yewe bivuye ku mutima wanjye, umuntu wese wagezweho n'amateka mabi ya jenoside biturutse ku by'ubwoko bwacu, tubabarenda bizi ko hari n'abandi bafite uyu mutima ariko batagira okazi yo guhagarara mu ruhame ngo basaba imbabazi. Mutubabarire rwose, kandi twabonye ibyiza tutatekerezaga. Giye 90 nabajije abantu, ndetse inkotanyi zizajya mu ijuru, kuko ntabwo numvaga ko zizajya mu ijuru bitewe nuko zateye igihugu, twe twari abana tutazi ibyo ari byo. Ariko ndababwiza ukuri ko muri 91 inkotanyi zimaze gutera, niho amashyaka menshi yaje, bituma habaho urubuga n'abandi bajyaga, natwe twese tubona umwanya wo kujya kwiga. Ntabwo twigeze tujya kwiga, hajyagayo nk'uko abayobozi babivuze baremererwaga. Natwe niho Imana yakinguye imiryango, kubera ko
inkotanyi zari ziteye imiryango irakinguka, abantu bose babona uburenganzira bwo kujya kwiga. Mutubabarire, ndabizi ko hari abatabyemera, batazanabyemera, abantu bapfuye mu kivunge, mu kigari, hari utazabona n'umusaba imbabazi kubera ko hari abatabyemera cyangwa bapfuye, ariko mwumve ko twitandukanyije n'icyo kibi kandi tubasabye imbabazi. Murakoze. Murakoze cyane, murakoze cyane. Uyu ni umwe mu banyarwanda bafashe iya mbere, babohotse. Aragira ati twebwe twatewe ipfunwe n'amateka bene wacu. Ibyo yavuze mwabyumvise, ntiriwe mbisubiramo. Ni ubuhamya burebure, babandi bahakana cyangwa bakanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi, ndagira ngo bumvire ahangaha. Ntabwo ushobora guhakana amateka yabaye. Nibyo mvuga ngo amateka yaranze u Rwanda ni ayacu nk'abanyarwanda, dukwiye kuyumva uko ari. Kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo ari ukuzura kaboze, ahubwo ni ukugira ngo dusigasire ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Rero muri iyi minsi twibukamo jenoside yakorewe Abatutsi, abanyarwanda hirya no hino ku isi bakomeje kwibuka, banazirikana abacu batuvuyemo, ariko n'abahakana bakanapfobya jenoside ndetse bakanakora n'ibikorwa bibi baracyafite wa mugambi. Aho muri iyi minsi mu gihugu, muri iki gihugu cy'Ubufaransa dutuyemo, Normandie, ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane muri iyi minsi, muri iki cyumweru gishize, hatewe urwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi ruherereye ahantu hitwa Rouen, bakarukorera ibyamfura mbi, bakarusenya, bakahakorera ibikorwa bibi. Ibyo amadeklarasiyo hirya no hino mwarabibonye, Communauté Rwandaise de France yarabidekaraye, ndetse na leta y'Ubufaransa yabivuzeho igaruka kuri icyo kintu. Rero twagerageje gushaka umwe mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi utuye Normandie kugira ngo atubwire iby'ayo makuru mu buryo burambuye. Yitwa Isabelle Kayirangwa, ndagira ngo ngerageze ku murongo wa telefone ndebe ko namubona, hanyuma atubwire uko ibyo bintu byagenze muri make. Ndagira ngo muhamagare ndebe ko ari buze gufata telefone, hanyuma tuganire twumve muri make iby'iyo nkuru y'abakomeje gukora mu nkovu, y'abakomeje kudutoteza, bakomeje gutoteza abacitse ku icumu rya jenoside. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe na Madame Kayirangwa Isabelle. Ndagira ngo ngusuhuze Kayirangwa, nakwakira mu kiganiro. Waramutse Gilbert, urakoze. Mwaramutse neza. Narindiho mvuga ko ku itariki 15 twumvisha inkuru ituruka aho ngaho mutuye Normandie, ivuga ku iterwa ry'urwibutso rwa jenoside. Mwanagize n'uruhare rwo kugira ngo rugere aho ngaho ku buryo butari bworoshye, tugira ngo dusobanurire. Watangira wibwira abadukurikiye hano ku Ntavogerwa. Urakoze. Urakoze Gilbert. Nk'uko wabivuze mu kanya, donc ni Isabelle Kayirangwa, nkaba ndi Nyarwandakazi w'umucikacumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, nkaba mba hano Normandie hashize imyaka ikaba mu 10. Yego. Nkaba nikorera, nkaba kandi ndi umwanditsi, nanditse igitabo iri kuri jenoside, inkuru nyine ishingiye ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi. Nkaba guhera wenda mu myaka ya 2023, 2024, 2025 ngerageza kugenda ntanga ubuhamya mu mashuri ahangaha ku byambayeho muri jenoside. Sinzi niba hari ikindi naho, ariko ndumva wenda byabihagije. Yego, urakoze. Rero nkuko utangiye utwibwira, nibyo uri umwe mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi, umaze imyaka 10 hano mu Bufaransa, utuye ndetse no mu gace ka Normandie. Normandie yagiye ivugwaho amateka menshi cyane, ko ari mu ndiri y'abasize bahekuye u Rwanda bakoze jenoside yakorewe Abatutsi. Muhabaye mute nk'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mbere yuko tugera ku gikorwa nyirizina cyabaye skandali yabaye ejo bundi? Muhabaye mute, mumeze mute? Biragoye gusubiza icyo kibazo kubera ko wenda umunsi ku munsi ntabwo navuga ko twirwa duhanganye n'abantu wenda baba bashaka gusubiza abantu mu buzima babaye 94, ariko nanone iyo ugeze ahangaha ikintu cya mbere wumva nuko ugomba kwitondera abantu, kwitondera aho ugenda, kumenya uwo mwamuri kumwe n'iki. Ibyo rero rimwe na rimwe akenshi ntabwo bigaragara.
nyine mu buzima bw'umunsi ku munsi ubundi gusa ariko aho byakabirije wenda ku bantu bamwe na bamwe ntabwo navuga ko ari abanyarwanda bose baba aha ngaha kugira ngo hatagira wenda uwabyitiranya bamwe kuva ruriya rwibutso twaruhabwa na meri ya Rouen hajeho za atake hari ibintu byo gusebya abantu cyane cyane abafitemo uruhare kuba rwarabonetse cyangwa se no gutanga ubuhamya nibuka ko nko muri 2025 nka kugeza banaratanze ubuhamya nyine hajeho amavideo ntabwo ndi busubiremo abantu babikoze kubera ko byaba ari kubaha importance badafite bigaragara ko iyo ngiyo ari ibikorwa bisibura nyine waba ari uwacitse ku icumu cyangwa se uwo ari we wese waba agerageza kuba yavuga yatanga ubuhamya ku byabaye 94 ubwo nibwo buzima bw'abantu babaye kwanga. Yego, hanyuma tugarutse ku gikorwa nyirizina igikorwa mu kimenya ejo bundi cy'uko rura rwibutso rwatewe ndetse rukanangizwa ku rwego rugeze hariya mwabifashe mute ari meri ya Rouen byagenze bite watubwira uko bimeze? Ni ikintu cyaduhungabanyije ntabwo rwose nabica ku ruhande rimwe na rimwe biranagoye kumva ko ushobora guhungabanywa n'igikorwa nk'icyo ngicyo nk'uko byagenze iyo bitarakubaho. Najyaga mbyumva ahandi ukumva nko mu Rwanda mu kwezi kwa kane ukumva ngo batemye inka z'abantu bagize gute, ariko hariya byabaye ukundi. Meri niyo yabimenye bwa mbere kubera ko ruriya rwibutso rwitwa Stèle ruri muri jardin yayo, ni ubusitani bumeze neza, ahantu hameze neza cyane, ahantu hari abakozi bayo bahakora buri munsi isuku n'ibindi. Hakaba ari n'ahantu nyabagendwa kubera ko ni jardin ifunguye ku bantu bose batuye uyu mujyi baba baza kuharuhukira cyangwa se kuhapikinika. Rero bo nibo bahise babimenya mbere, bamaze kubimenya mbere baraduhamagaye nka communauté, barampamagaye mu masaa 10 barabimbwira. Bamaze kubimbwira na ikintu cya mbere nahise mvuga nti njyaho nkareba kubera ko kubimbwira gusa numva neza. Mpamagara turi kumwe muri communauté Rwandaise de Normandie, abo duhurira mu bikorwa byo kwibuka cyangwa se n'ibindi byose byo kwegeranya abanyarwanda. Hanyuma mpita mpamagara n'umuryango wanjye undi hafi, umukobwa wanjye na murumuna wanjye. Ntababwije ukuri yewe narahageze mbibonye, mbonye ukuntu iryo buye rihasigaye ari umukara, amagambo yari yanditse avuga aha agaciro abacu bazize jenoside nafata n'umugongo abaresikape. Numvise nkaho ari umuntu nteye icyuma ahantu nanjye ntazahariho rwose. Numvise ncitse umugongo kandi n'abandi bose twese tuvugana ku kanya rwose. Harimo abantu bahise barira, harimo abantu bahise bumva bavuza induru nka kwa kundi umuntu akubwiye ati umuntu wawe wenda aratashye. Biragoye kubyumva kuko ni ibuye, ni icyapa, ariko niho umuntu ahita abona ko urwibutso nk'urwo ngurwo, ikimenyetso nk'icyo ngicyo gifite igisobanuro n'akamaro ko kuba icyo bita preconforta, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, ku bantu baba baragizweho ingaruka z'ibyabaye mu gihugu cyacu 94. Donc tubivugishije ukuri iyo jenoside yakorewe Abatutsi ni ikintu gikomeye cyo kongera gusa naho batera inkota mu mitima y'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kuko kwangiza urwibutso bifite igisobanuro kinini. Nubwo ari ibuye nk'uko babivugaga, ariko kwangiza ibuye ni nko kuza kongera kwica abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Ni nko kuvuga ngo umugambi twari dufite ntabwo washojwe, reka tubigaragarize muri ibi bikorwa. Nicyo kintu rwose nibyo. kandi nongeyeho ugiye ufite umwana w'umukobwa mukuru wavutse nyuma ya jenoside ariko wakuze ambona nibuka, abona akorera muri ayo mateka. Umwana wanjye utarayibonye neza, yewe icyo nabonye cyo uyu munsi yahise ambwira ati mama ubu ngubu yewe mfite ubwoba kuko ntabwo najyaga nibaza ko ahangaha twicaye turi hari abantu bashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi. Ni ukuvuga ko baramutse babonye n'umuntu bamugirira nabi. Ibyo rero nakubwira ko ari ikintu rwose cyahungabanyije abantu, kandi n'abandi bose turi kumwe mu muryango w'abanyarwanda baba ahangaha. Ni ikintu gikuriyeho, ni ikintu gikomeye. Hanyuma madamu Isabelle, kuri meri ya Rouen nayo ni ibintu ifata cyane kandi mu buryo bwihuse, ku buryo rwose umuyobozi mukuru w'umujyi wa Rouen, monsieur
Nicolas Mayer-Rossignol yahise atangaza kandi aranabyamagana mu buryo bwimbitse anavuga ko uburyo wa Rouen witeguye gutanga ikirego nk'uko nayibuka nayo yahise ibitangaza. Twabonye amadekararasiyo menshi ari communauté rwandaise de France ndetse na communauté rwandaise de Normandie aho ngaho dekararasiyo nyinshi, ndetse ndayibuka France nayo yasohoye dekararasiyo yamagana kure, ndetse byanagaragaye ko batanze n'ikirego. Nabonye ejo dekararasiyo ivuga ko badepoje plainte aho ngaho kugira ngo bakurikirane cyane cyane aho ngaho Normandie byabereye aho mu mujyi wa Rouen, bakurikirane barebe bamenye neza umuntu waba warakoze ayo mahano. Yego. Hanyuma rero dusoza, ndagira ngo ugire ubutumwa ku bakomeje guhakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ugire ubutumwa ubaha, ndetse unatanga n'ubundi butumwa bugaruka ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi mutuye aho ngaho, ugire ubutumwa wabaha. Ubutumwa naha abakomeje gupfobya ni ukuvuga ngo nibagerageze babohoke, bikureho ikibi cyaba cyarababaye, kuko harimo na benshi wenda imyaka ibaye 30, ababikoze bamwe ari bakuru batangiye no gusaza, ntabwo wenda nabo bakina birimo cyane, hari ababifatiraho bakabyuriraho bikabizamukiraho. Ntekereza ko ikiza ni ukubohoka ukitandukanya n'ikibi, kuko jenoside yakorewe abatutsi yakozwe izuba riva, twebwe abayirokotse turabahamya, nubwo bwose ari twebwe petetre twenyine tugerageza kubivuga, ariko hari abantu benshi cyane babibonye, no kuvuga ngo ntawubeshya hanupinja abantu ngo kubera ko ari kubashinja cyangwa se kugerageza ngo abakiripabilize kubera uburyo bwo kuba umuntu yakwihimura cyangwa se agira gute na gute. Ni amateka yabaye, amateka yacu tugomba kuyemera uko ari, natwe aradushaririye kubera ko ntabwo twahisemo kubura ababyeyi cyangwa se abavandimwe cyangwa se ibyo twari twubakiyeho byose. Uyu munsi rero kubivuga cyangwa se kuba twakwibuka cyangwa se kuba twaha agaciro ababigendeyemo, ntabwo byakagombye kuba ari ikintu cyatera ipfunwe n'uyu n'umwe uwo ari we wese. Ntekereza ko yakwakira ayo mateka kugira ngo twese tugerageze gukora uko twashobora kose ngo twubakire hamwe umuryango w'abanyarwanda, kuko niwo uyu munsi afite twagombye gushyira imbere kugira ngo ibyabaye bitazongera ku banyarwanda turi kumwe aha ngaha. Nabo nagerageza nyine kubihanganisha, nanjye nihanganisha mbasaba kugira ngo nyine dukomeze dukorere hamwe kugira ngo birinde icyaduhungabanya nk'uko turi umunyaryango w'abanyarwanda. Ikindi ndangirizaho ntatinze cyane ni ugushimira abantu bose batwegereye badufashe mu mugongo, yaba ari imiryango itandukanye, yaba ari abanyamakuru cyangwa se abandi bantu mu buyobozi bwose butandukanye, yaba ambasade y'u Rwanda, umuryango w'abanyarwanda baba mu Faransa de manière générale, nawe Gilbert ko twakomeje kuvugana. Umuntu uwo ari we wese wumva yaragerageje kutuba hafi kandi urimo udufasha kugira ngo urumuri n'ukuri bikorwe biboneke ku byabaye, wese ndamushimiye. Tutarasoza gato, nagira ngo tugaruke ku kintu gikomeye. Hari umugabo witwa Padiri Thomas Nahimana utuye naho ngaho Normandie, aherutse kunyibasira yamamaza n'ifoto yanjye avuga ko ndi umwicanyi kabuhariwe kubera ibiganiro dukora nk'ibi ngibi bigaruka ku mateka yacu, by'umwihariko jye nawe nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ni umwe mu bagabo bamamaza politike urebye y'ubuhezanguni ishingiye ku ivangura ry'amoko, ishingiye ku mateka u Rwanda rwanyuzemo. Urebye abagitera Joseph n'abandi bakayibanda boretse imbaga y'abanyarwanda kugeza igihe jenoside yakorewe abatutsi ikorerwa. Amaze iminsi rero yamamaza ifoto yanjye hirya no hino avuga ngo ndi umwicanyi ndi iki. Ibyo bintu nabyo atuye muri ibyo bice mutuyemo Normandie, ngira ngo uramuzi nawe. Nagiraga ngo tumuvugeho njye nawe, wagira icyo wamumenyesha kugira ngo nawe amenye neza ko ibyo arimo atari byo. Gilbert vagewe buriya ndi umuntu, nubwo bwose ibintu byose byambayeho, buriya ndi umuntu ugerageza kuba nahamagarira abantu bose kubaho mu bworoherane no kutagerageza guseseranya cyangwa se kuba bagirana nabi, cyane cyane abanyarwanda. Ni ikintu kibabaza kuba abanyarwanda bashobora kuba bahaguruka bagahangana kandi nta kintu bapfa mu rwego rusange, usibye wenda bamwe inyungu zabo abandi izindi. Yewe rero uwo mugabo ntabwo muzi, usibye ko nyine nk'abantu bose bamwumva kandi rimwe na rimwe mbona ibyo akora. Navuga ko bidahesheje umuryango nyarwanda agaciro, byaba ari kuba yenda yakwataka abantu
abantu nk'uko yakwatatse nk'uko yakwataka abandi n'abandi avuga ko azataka minsi iri imbere nawe ari mu bantu nagerageza guhamagarira nk'uko nahamagaraga mu kanya rwose gusasa inzobe kandi abantu bose bakumva ko iryo hangana rishingiye ryaba ku moko ryaba ku ngengabitekerezo zitandukanye ziba hirya no hino ryaba ku kindi kintu icyo ari cyo cyose ryaba no gushaka uburyo bwo kuba abantu babona amaramuko. Turabizi ko izi rezo sosiyo abantu benshi baba bariho rimwe na rimwe ziba zinabatunze ariko ntabwo umuntu yagerageza gushakira ubuzima cyangwa se na importance cyangwa se umuntu yabyita ngo iki se imibereho cyangwa se no gushaka amaramuko ibintu nk'ibyo mu rwego rwo kuba wahindanya abandi mu rwego rwo kuba wasesereza abandi kubera ko buriya baravuga mu kinyarwanda akarenza umunwa karushya ihama. Mu bintu nk'ibyo ngibyo harimo n'ibintu biba bihanirwa n'amategeko rimwe rimwe nuko tuba tutabitindaho kandi rimwe na rimwe batabitindaho cyangwa se ngo bashakishe n'uburyo wenda banakurikirana abantu n'ibiki byose. Iyo ntekereza ko nuko nahamagariye abandi abo ari bo bose namuhamagarira rwose umuvandimwe ndamwita umuvandimwe kubera ko ari umunyarwanda n'ubwo tutaziranye kuba yagerageza nk'uko afite iyo audience nk'uko afite aho hantu avugira aho kugira ngo yinjize wenda mu bikorwa no mu biganiro byatuma abanyarwanda bajya basekurana imitwe cyangwa se baterana amagambo cyangwa se banaseserezanya ahubwo tugashakira twese hamwe ikintu cyatuma rwose umuryango wacu w'umunyarwanda utera imbere kuko nicyo kintu cyonyine kizadukura muri ibibazo twajemo nk'uko babivugaga. Amateka ni maremare ntabwo amateka atangira 94 nubwo rwose 94 habayeho icyo twakwita gusozwa igikorwa cyari cyarateguwe. Rero narenzaho kandi nawe ndakwihanganishije kuko urumva ko ibyo ari ibintu nawe byagusesereje kandi bitakuguye neza. Nibyo Madame Isabelle urakoze cyane ku kiganiro tugiranye kandi icyo nakubwira nuko mukomeza kwihangana cyane cyane abatuye muri aho ngaho Normandie ndetse n'abandi bose abanyarwanda muri rusange abatuye mu Faransa bose nagira ngo mbabwire ngo mwihangane. Kandi hari umugabo wo muri Mozambique witwa Samora Machel yaravuze ngo aruta continua ukuvuga ngo la route continue. Urugendo rurakomeje nicyo nakubwira Madame Isabelle ukomereza aho ngaho kandi ntucike intege dukomeze dufatane mu nda kandi dukomeze umugambi wo kwibuka abacu kubaha agaciro ndetse no kurwanya abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Urakoze cyane. Urakoze cyane nawe Gilbert kandi nawe ukomeze urugamba wiyemeje. Urakoze cyane. Merci. Twavuganaga rero na Madame Isabelle Kayirangwa utuye muri Normandie. Ubutumwa yatanze mwabwumvise. Yewe ntacyo narenza kuri ibi ngibi ibyo twagombaga kuvugana ariko icyo nasorezaho nuko nababwira ngo abanyarwandakazi namwe mwese muri hirya no hino tugarutse kuri uyu mugabo ndashaka gutindaho cyane Thomas Nahimana ukomoka iwacu Cyangugu akomoka ahitwa muri Nzahaha ni mu cyahoze ari commune Gishoma. Aherutse kugenda yamamaza ifoto yanjye ngira ngo niyo yagize page y'uku kwezi kose guhera yampamagaye bucya twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Magambo yambwiye twavuganye arahari ku mbuga nkoranyambaga. Nagira ngo mukangurire nkuko Isabelle bivuze kuza akareka politiki y'amacakubiri. Politiki ye irashaje. Politiki yo kuvangura abanyarwanda ntabwo igezweho. Mbwira abanyarwanda bose yayobeje nabo bakorana ibiganiro cyangwa se abo birirwa bavugana hirya no hino bakangurira kuza tukubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Leta y'u Rwanda irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ihamagarira abanyarwanda bose kunga ubumwe bw'abanyarwanda. Yagaruye ubumwe bw'abanyarwanda bwari bwaratakaye, igarura u Rwanda rwari rwarazimiye, iha agaciro buri wese, nta muhutu nta mututsi nk'uko Padiri Thomas abivuga ko ashaka kugarura ubutegetsi bw'abahutu mu Rwanda. Ibyo birashaje. Namuhamagarira kugira ngo aze nk'umunyarwanda nk'umuvandimwe ndetse dukomoka hamwe ko yabivuze. Ngewe ntabwo muhamagarira abantu ngo bamwamagana aho ageze, ahubwo ndamuhamagarira kuza tukunga ubumwe twubaka igihugu kizira ivangura iryo ryo yose, igihugu cyubakiye ku bumwe bw'abanyarwanda ndetse n'ubudaheranwa kuri twe twese twacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Nubwo twishwe tuzira akarengane nk'uko twabigarutseho hano, ariko
turahamagarira abanyarwanda bose kugira ngo tuze dufatane mu nda twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Urubyiruko rw'u Rwanda babe abato abavutse muri jenoside, abavutse nyuma ya jenoside, bamenye amateka y'u Rwanda arameza n'amabi. Amateka yaranze u Rwanda ari mu bice bitatu: amateka mabi, amateka y'intwari za RPF Inkotanyi baje kwisonga bakabohora u Rwanda ari abana bato. Ubu ngubu tukaba tubafite ari intwari zabohoye u Rwanda zigakora amateka zikagarura u Rwanda kuba u Rwanda. Turabafite baracyahari. Natwe generation y'u Rwanda y'uyu munsi, twebwe bakiri bato, tugakomeza tukiga amateka uko ari nta kuyapfobya, tukabisobanurira abana twabyaye, tukabisobanurira abazadukomokaho kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi n'ikindi cyose cyakomoka ku ivangura iryo ryo ryose kitazongera kubaho mu Rwanda. Tugahamagarira urubyiruko rw'u Rwanda rero gukomeza. Icyo nasoza mbabwira no kuvuga ngo chaque génération a sa mission. Nyamara kubivuga ngo every generation has a mission. Mission yacu nk'urubyiruko ni ukuhamagarira bagenzi bacu ko amateka aranze u Rwanda mabi atazongera ukundi. Nasoza rero mbabwira ngo ibiganiro byacu birakomeje, tugenda tubwira abantu amateka aranze u Rwanda, ndetse duhakanya ndetse tunagaragaza amateka y'u Rwanda, duhakanya abashaka kudusubiza aho twahoze ndetse abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Abo bo tuzakomeza duhangane kuzageza igihe tuzicara nk'abanyarwanda tukumva ko amateka yacu tugomba kuyavuga uko ari. Navuga ngo rero rubyiruko rw'u Rwanda, nasoza mvuga ngo mwese dufatane mu nda kandi twunge ubumwe nk'abanyarwanda, twiyemeze igihugu cyacu gikomeze gikataze mu iterambere nk'uko cyongeye kikava ibuzimu kikajya ibuntu, kikaba ari igihugu uyu munsi ugera ahantu hose umunyarwanda agahabwa agaciro, umunyarwanda agafatwa nk'umunyarwanda, ntafatwe nk'umututsi cyangwa afatwe nk'umuhutu. Nabashimira rero. Iyi ni Ntavogerwa, umuyoboro w'ibitekerezo n'ubusesenguzi bishingiye ku muco, amateka ndetse n'ubutwari bw'abanyarwanda. Murakoze cyane. Damu ya waliouawa bila haki haiwezi kufutika kwa maneno ya ujinga. Kabla wa Rwanda, Rwanda itasimama kulinda maisha, kwa sababu nchi yetu imejizatiti. Hakuna tena kitakachofanyika kama hicho. Hatuwezi kuuliwa mara mbili, hatuwezi kuanguka tena. Rwanda yetu ni ya milele, tutaijenga kwa upendo na tutaijitolea kwa nguvu zetu. Tukikumbuka ili tujenge, tukikumbuka ili tuone maisha, tukiungana sauti, tukikumbuka tuijenge.